sinzi ukuntu nabikubwira. Abagabo baraje batatu baraza numva baranampamagaye ariko njye nabareba nkabona simbazi. Weme misiyo tugiye kubanza gukorana nibwo uzasubira ahantu nagukuye. Kuko njye nahageze mpita mbona rwose atari heza, ndabimwemera ntari ibi ndabikora, ariko nabyemeye kugira ngo ngemere azansubiza aho yankuye, ko nabonaga aho hantu mbona wapa atari heza. Nahaboneye abantu nzi wenda si benshi. None ikintu kintangaza n'aka kanya, hari n'abantu b'abapasiteri njye nahabonye. Mbaza uwo mugabo ni uriya muntu ko nzi ko ari pasiteri yaje gukora iki? Akambwira ati uwo nubona gahunda zikorerwa aha ngaha ubwo uri buze kumenya icyo uriya mupasiteri yaje gukora aha ngaha. Icyo giteremusi barasutsemo icyo kunywa bansukiyemo, njyewe narafashe ndanywa, ntago mbizi ibintu bamaye, gusa si byeri, si amata, si na fanta. Narabinyweye numva ntago nzi byari byo vraiment. Ariko aho Imana ingiriye neza, intabaye ngarutse ku isi, njyewe naje kongera nsubira muri kwa kuntu nabinyweye, nsanga nshobora kuba naranyweye nk'amaraso. Yampaye ikintu navuga kimeze nk'ikise, kimeze nk'igitabo ukuntu. Arambwira ati rero iki gitabo umugabo uzajya ubasha guhura nawe ukakimusomera neza nk'uko ngiye kubigutoza, uzajya umujyana aho ushatse hose, uzajya uhita umuruhukiriza aha ngaha. Igitabo noneho akimpaye, urabona ukuntu ikintu kimeze nk'icyarabu cyangwa se mbese biriya bintu bimeze nk'ibyarabu ureba ukabona ntiwabasha no kubisoma. Noneho njyewe natangajwe nuko yakimpaye mpita ngisoma. Reka mfata akanya ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, tubagezaho byinshi bitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none urimo kubona kuri kamera z'Umutako TV umubyeyi agiye kuduha ubuhamya bukomeye cyane. Tukaba tugiye kuganira nawe. Gushimira we wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Ntago ndi bubatindire, nizeye ko tugiye gutangirana iki kiganiro, turi buze kukijyana ku musozo. Uyu ni Umutako TV, turi kumwe n'umubyeyi nk'uko nayo mbibabwiye, agiye kutubwira ubuhamya bw'ukuntu yabaye ikuzimu. Mama ikaze. Koze. Tunasenga n'ibiki. Mama tuguhaye ikaze kuri kamera z'Umutako TV. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe. Nitwa Liliane. Nkaba ndi umugore ushima Imana. Kubera ko yankuye ahantu hakomeye cyane, nanjye ubwanjye ntakekaga. Ndayishima rero, ni nayo mpamvu ngira ngo tubanza dusenga Imana, tuyihe icyubahiro, duce bugufi imbere y'Imana, dusenga Imana. Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana itabara, uri Imana itabeshya, uri Imana ikomeye. Hari aho wadukuye henshi cyane, bamwe tubifitiye ibimenyetso abandi ntabyo, ariko aka kanya ngenda gushima ko hari aho nkuye kandi hakomeye, nta mwana w'umuntu wari kuhankura, ariko Mana nabonye ukuboko kwawe ko wahankuye, ni ahantu hari hakomeye cyane. Uwiteka nahabwa icyubahiro. Mana rero ndagushimye kandi ndakwinginze cyane ngo ukomeze kuturengera no kutwitaho. Nkweretse iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, uturinde, turinde abazimu n'abadayimoni, abantu baza batwiyoberanyeho bashaka kutujyana ahandi hantu mu zindi mbaraga. Mana ndakwinginze ngo reka imbaraga zawe arizo zizaganza, abandi bantu baza biyitirira izina ryawe, abo bose turabashyashye mu izina rya Yesu Kristo.
Mana igira neza, nkweretse n'abantu bose babaye mwaka kanya, ubagire neza data mwiza. Nkweretse abarwayi bari kwa muganga, abantu babaye bafite ibibazo byinshi, Mana ni wowe ubereyeho gukemura ibibazo by'abantu, nta wundi muntu watabara usibye wowe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo naho abarinzi batarinda ariko wowe uhora utubereye maso. Mana rero ndagushimye kugira ngo ukomeze kutugirira neza. Ndagushimye kugira ngo ni studio ndimo, Mana nyakubahwa, ubane natwe kandi utugire neza. Kandi ubuhamya ngiye guha abantu cyangwa se Abanyarwanda, ugira aho bakura naho bageza. Kandi turakwinginze ngo Satani atsindwe, izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane. Twe twifuje kuganira namwe kandi tubashimira kuba mwaduhaye umwanya wo kuba twagirana iki kiganiro. Watangira uhereza ubuhamya wifuza gusangiza abadukurikiye. Ikuzimu wagiye gute? Ikuzimu byagenze gute? Urwo rugendo rw'ikuzimu nirwo ngira ngo ubwira abadukurikiye uko byari bimeze. Okay, murakoze cyane. Ikuzimu rero, kuvuga ngo ikuzimu ngo nagiye gute, ni ibintu udashobora kuba wahita wumva. Ntago wahita ubyumva, ariko ngewe kuko nabibonye nanjye ntago najyaga mbyemera. Ariko ibintu ngiye kubwira ni ibintu nyine ngewe nabonye gutya. Ariko Imana yo mu ijuru iza kuntabara irahankura. Ni igihe kimwe, icyo gihe nari ntaranakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nyibereye mu by'isi nk'uko kose. Ariko nkaba nari mfite isezerano y'uko ngiye ngomba kuzakorera Imana. Ubwo rero Satani nawe akanshaka, ariko imbaraga za Satani ziri munsi y'ibirenge by'Imana. Imana niyo iri hejuru, Satani we ari munsi y'ibirenge by'Imana. Haleluya. Amen. Ubwo rero naje kujya mwiyerekwa, mbona abantu ndi mu nzozi imeze nkaho nsinzira, ariko sinasinzire, ni nka kwa kundi nyine sinzi ukuntu nabikubwira. Abagabo baraje 3 baraza, numva baranampamagaye, ariko ngiye nabareba nkabona simbazi. Mbona n'abagabo kabisa, ewana barebare, none harimo umuremure cyane ubona nkaho ari ubakuriye. Yaraza arambwira ati ndashaka ko tuvugana. Ngiye nabibonaga nk'uko gutya twicaye gutya, niko nabibonaga. Wari uryamye, wari wicaye bisanzwe, byari bimeze gute? Okay, nari ndyamye. Yego. Ariko ikintu mpamya neza ko ntago nari nsinziriye, ni kwa kundi ubusa nk'unaniwe, gatotsi kakagutwara gakeya. Yego. Abagabo baraje bwa mbere, kubera ko icyo gihe nta nubwo navuga ngo nari nkijijwe cyane. Baraza mbifata nk'inzozi zisanzwe, baragenda, ariko basiga bambwiye yuko hari abantu bashaka kuzanjyana. Okay, ngiye sinabiha agaciro, basubirayo, baza kugaruka bwa kabiri nanone ndi mu nzozi nka kwa kundi, bambwira ko hari abantu bashaka kujya kunyereka. Ubwo ngewe rero mbere nkaba narikundiraga ibintu byo kwinezeza, ibintu by'iranda, uvuga ni wasaba abantu hari ahantu heza bagiye kunjyana, nkunda no kwisohokera n'ibiki, nkajya mvuga ntoke sinabahakaniye. N'impamvu bagiye bagaruka nuko ntigeze mbahakanira. Ubwo rero baje inshuro 3, ubwa kane rero baza ntago bigeze bansiga. Ubwo ibintu byose bambwiye naje kubikora, ndabikora neza nkiri mu nzozi. Yego. Maze kubikora, umugabo umwe wari urimo nabonaga ari nkaho ari we kirongozi, niwe wambwiye ngo nimbimuhereze. Nkibimuhereza yamfashe mu kiganza, mpita mbona nisanze ahandi hantu. Ahantu rero nisanze bwa mbere, nese nisanga ahantu mbona
meze nkaho nkuko wagera ahantu ukavuga utaha ahantu ndi ntago ari mu Rwanda ni mu kindi gihugu cyangwa se n'ahandi hantu ngene se nisanga ahantu ndabyibuka twabanje guca ahantu ku ma esikariye menshi cyane ariko ahantu najyaga njya gusengera mbere ntaranakizwa kwa kundi uba ugiye kwisengera nkumva bari kutubwira ngo ikuzimu ngo haba esikariye nyinshi cyane ngo urazimanuka ukaroha ahantu hambere twahingukiye twamanutse ama esikariye turamanuka nkamuge ko se tugiye he ati we nta kibazo ngwino tugende tumanuka ama esikariye ntago nayabara kera kabaye mbona tugeze ahandi hantu mbona ntazi ukuntu hameze nyine mbona hadasanzwe tu mbona turahageze mpageze rero nese mubaza nese aha hantu ni ahantu nsohokanye cyangwa ni ahandi hantu tugiye ngo aho hantu naguciye mu ijambo hari hameze gute movement yaho wahisanze uri wenyine n'abo bagabo hari abandi bantu byari byifashe gute ni ukuvuga ngo urumva twagiye turi twenyine mbona tugeze ahandi hantu mbona abantu mbona hameze ako noneho njye nahareba urabona nahamaze nk'amasaha 5 mbona uko nahinjiye hameze mbona niko hakimeze ahantu hameze nk'aho ari mu rukerera cyangwa se mu kabwibwe hamwe butangiye kwiga mbese hatabona hatanijimye mbese nta mucyo uhari nta n'umwijima ngo ubone kutareba ariko ubona hahora hameze nk'aho ari mu kabwibwi cyagiye bwenda gucya nka 11:00 n'igice gutyo yego niko nabonaga hameze ubwo turagenda tugezeyo ntangira kubona abantu ndamuze ahantu noneho nsohokanye ni ubwo nyene numvaga ko wenda ananyisohokaniye nta hantu tugiye ni he tugera ahantu ndeba hakurya ewana mbona ahantu hameze nk'aho habaye igitaramo ndamuze ahantu nta hantu nsohokanye ahita anyicaza ahantu ku kabaraza mbona gatukura ngo icara ahantu ambwa ati nagusohokanye ariko ndabizi wasohokeye ahantu henshi ariko none ahantu ngusohokanyeho ni ahantu utari wabona kuva wavuka namusabye ngo ahankure twisubirire mu rugo twigendere arabyanga ati wowe byarangiye ubu ngubu wagezeyo sinzi ko wanahava yego kereka weme misiyo tugiye kubanza gukorana nibwo uzasubira ahantu nagukuye kuko ngiye nahageze mpita mbona rwose atari heza ndabimwemera ntaribi ndabikora ariko nabyemeye kugira ngo ngemere azansubiza aho yankuye ko nabonaga aho hantu mbona wapa atari heza uyu ni Umutako TV turi kuganira n'umubyeyi ari kutubwira uburyo ashobora kuba yaragiye ikuzimu uburyo ngira ngo murabyumvishe ko yatwawe n'abantu 3 b'abagabo ariko ntago turasobanukirwa neza nanjye ubwanjye ntago ndamenya neza ikuzimu njye numva hatanabaho ikuzimu habaho n'abantu bose babyumva bande babyumve ikuzimu habaho ikuzimu harahari ntago ari ibintu by'amateka cyangwa iki ikuzimu harahari kuko njye narahiboneye gusa nta muntu nifurije kujyayo kuko ibintu nahaboneye nta hantu ndabibona kandi Imana izamfashe sinzongeye no kubibona gusa ikuzimu habaho harahari rwose hari ubundi bwami butaranga ku isi tubona ndetse butari n'ubwo mu ijuru bwami bw'umwijima burahari vraiment ikuzimu bakunda kuvuga ngo hari imikorere bafite tutabona hano ku isi ni iyihe mikorere ushobora kuba warasanzeyo abantu baba ariyo baba bameze gute baba bitwaye gute mu mikorere yawo wahabonyemo gusa njye noneho ikintu cyantangaje cyatumye nshaka kuhakunda ngo mbe ndetse kuvayo
narahageze noneho uwo mugabo aranembereza navuga n'ubundi nahageze nembereza nirebere noneho nkajya mbona abantu nsa nkaho nzi nkamubaza nese uriya muntu ko muzi akambwira ati uriya muntu uramuzi umuzi he ninjye uriya muntu ndamuzi vraiment nturiya si kanaka none se yageze aha hantu gute gusa ikintu nashaka kukubwira nuko ikuzimu harahari nahaboneye abantu nzi wenda si benshi none ikintu kintangaza n'aka kanya hari n'abantu b'abapasiteri njye nahabonye mbaza uwo mugabo ni uriya muntu ko nzi ko ari pasiteri yaje gukora iki akambwira ati uwo nubona gahunda zikorerwa aha ngaha ubwo uri buze kumenya icyo uriya mupasiteri yaje gukora aha ngaha izo gahunda nyuma waje kumenya ko ari gahunda ki zihakorerwa ni ukuvuga ngo njye nkimubaza gutyo we nyine akimbwira ati gahunda uri bubone hano nizo ziba zabazanye yego ndabyibuka hari n'umupasiteri nabonye mva nemeraga cyane ndavuga none se abo bapasiteri ntabwo ushobora kutubwira amazina yabo ntabwo ari ngombwa gusa narababonye ntabwo ari ngombwa ko nabavuga ariko narababonye ndababona gusa nta muntu n'umwe nigeze mvugisha ntabwo nigeze ngira uwo njya kwegera ngo mubwire ngo ndakuzi turaziranye ntabwo ngewe umuntu nabonaga tuziranye nahitaga nsa nkaho mukata ntabwo namwiyerekaga abenshi bakunda hari benshi nagiye numva hari benshi nagiye mbona ibiganiro byabo by'uko ikuzimu wamaze igihe kingana iki maze amezi ane ubwo se muri ayo mezi ane mama mwari mutunzwe n'iki mwaryaga iki mwanywaga iki kuko ntabwo ushobora kwirirwa ahantu ngo harare nta kintu unyweye nta kintu uriye mwaryaga iki mwanywaga iki gusa ngewe nk'ivinaha kuko uwo muntu yanjyanye nshuka nk'wari wenda nkore nk'aho nsohokanye dore ko abakobwa cyangwa abagore dukunda kwisohokera ahantu heza nahise mubwira ni akinyicaza ndamubwira ni ngewe rero banza unyakira icyo kunywa n'inywere ngewe ninywera byeri rwose umboneye nka kahenike ntibyaba ari byiza arambwira ati rero aha hantu nkuzanye byeri nazo zirahaba ariko mbere yo kugera kuri byeri hari ibindi bintu byiza babanza kukwakiriza ubwo nahise wenda numva ko ari ikindi kinyobwa cyiza wenda ntari nanywa kirenze byeri kiryoshye kurenza byeri wenda ubwo ngubwo nagiye kubona mbona arembuje umuntu w'umukobwa gutya mbona umukobwa araje urabona ko mu kabari n'ubundi haba harimo abakobwa baseriva mva bameze ukuntu yaraje ariko araza tugeze imbere ansuje ngewe ninya kumukora mu ntoki araseka ariko asetse mbona sinzi ukuntu meze mbona amenyo ye ntabwo ari nk'ay'abantu nibwo natangiye kugira ubwoba ndavuga n'ahantu naje ntabwo ari heza ubwo uwo mugabo yamutumye icyo kutwakiriza mbona aragiye azanye ibintu biri mu bintu by'ibiteremusi by'icyuma bijya kumera nka ya mabirika ya kera ariko nyine cy'icyuma ubona ku buryo hagiyemo n'ikintu kitapfa guhora mbona bazanye ubuntu bw'ubutase ntazi ukuntu bumeze butari ubutase ahubwo bumeze nk'ububumbye wajyana ubwunga ariko bufite imikondo ariko nyine butoya ubwo ngewe rwose nahise mvuga ntiyewe rero reka ibi bintu mbyakire ndebe amaherezo yabyo ngenda afunze umwuka icyo giteremusi barasutsemo icyo kunywa bansukiyemo ngewe narafashe ndanywa ntago mbizi ibintu bamaye gusa si byeri si amata si na fanta ibyo bintu se wabonaga bifitiye sura wabonaga bisa gute
gusa nakubwira ko byasaga gute. Urabona veruje ukuntu ibisa. Urabona ko veruje aba ari ibintu bijya gutukura ukuntu. Ariko ko njye narayinywyeho n'umumuro wayo ndamubuzi nuko imera mu kanwa nari mbizi. Narabinyweye numva ntago nzi byari byo vraiment. Ntago wumvishe umuhumuro w'ibyo bintu wanyweye, nta nubwo abashe gusobanukirwa ibyo bintu nyweye ibyo ari byo. Ibyo bintu nanyweye rero ntago, gusa njyewe ntago nigeze mbyiyumvisha ako kanya aho hantu narindi. Bitewe nuko wenda sinzi n'ibintu bari bamaze kunkiramo ngo mere nkabo. Ariko aho Imana ingiriye neza intabaye ngarutse ku isi, njyewe naje kongera nsubira muri kwa kuntu nabinyweye, nsanga nshobora kuba naranyweye nk'amaraso. Rwose abagabo bari bakubwiye yuko impamvu yatumye bakumanukana bakakujyana ikuzimu ari iyihe mpamvu, ari iyihe mirimo bagiye kuguha? Iyo misiyo bari bakujyanyemo ni iyihe misiyo? Ni ukuvuga ngo ubwo twabaye aho ngaho harimo ntembereza ngenda nirebera, hakabaho ngeze nkabona mbonye abantu nzi, nkamubaza ariko we nkabona ntabwo ashaka kumbwira. Yamaze amezi 2 ari kuntembereza. Ukwezi kwa 3 nibwo noneho yabashije kuba yambwira ikintu cyanzanye aho ngaho. Arambwira ati ntureba bari abantu, ati uriya muntu ntumuzi. Ndamuzi uriya muntu ni n'umupaseri, cyangwa uriya muntu uko muzi atanywaga n'inzoga ngo ajya mu kabari, yageze hano gute? Uwo mugabo yarambwiye ati rero urabona wowe uri umugore mwiza, n'umugabo wabwira ikintu ntago yacyanga. Ati rongewe misiyo ugiye kuguha, ugiye kugenda ugiye kubanza, ati ubungubu gutyo uri mu mahugurwa, atari ku bungubu wari ugitembera amahugurwa, ubungubu ntago urayakora. Tuzakora amahugurwa y'igihe gito cyane kugira ngo uzamenye ukuntu uzitwara ahantu uzaba usubiye, kandi numara gusubirayo amahugurwa uzaba warafashe azatuma nta muntu utinya kuyobya. Ndamubwira nibyo nabyo ni naribi ko ngiye ibintu byose nabimwemereraga kugira ngo mbone anyisubiriza hehe aho twavuye. Muri abo bagabo bari bakubwiye yuko nta mugabo ushobora kukwanga, abo bagabo iyo misiyo byaje kurangira gute? Yavuze yuko abo bagabo muzajya mukora niki? Ntago yambwiye icyo tuzadukorana, ahubwo we gusa yarambwiye ati wowe, yampaye ikintu navuga kimeze nk'ikise, kimeze nk'igitabo ukuntu. Arambwira ati rero iki gitabo umugabo uzajya ubasha guhura nawe ukakimusomera neza nk'uko ngiye kubigutoza, uzajya umujyana aho ushatse hose, uzajya uhita umuruhukiriza aha ngaha. Nuko yambwiye igitabo noneho akimpaye, urabona ukuntu ikintu kimeze nk'icyarabu, cyangwa se mbese biriya bintu bimeze nk'ibyarabu ureba ukabona ntiwabasha no kubisoma. Noneho ngiye natangajwe nuko yakimpaye, mpita ngisoma nkajya nyisoma nkabona ewana, nkavuga se kuva ryari nzi icyarabu, cyangwa se iki kirimi ntakiza, ariko ngiye mbona ndi kugisoma ewana nka bene cyo. Habwa ati wowe uzajya ukimusomera ewana tayari ubura muzanye. Muri icyo gihe wamaze kuzimu, umaze kutubwira ibyo mwanywaga, ibyo wanyweye, ibyo bakwakirije, kurya mwaryaga iki? Twaryaga inyama. Inyama z'ubuhe bwoko? Ubusa ubungubu namenye ngo wenda hano ku isonde uri inyama uravuga uti ni inkoko, ni inka, bitewe n'aho wagiye kuzigura kuko waziguriye. Ariko ni ibintu byazaga ewana byateguwe bifunze
babashyirira ku meza murya gusa ngiye nabonaga ari inyama nta bindi. Uyu ni Umutako TV, turi kumwe n'umubyeyi arimo kutuganiriza uburyo yagiye ikuzimu. Aho uri hose ushobora kuba utamerewe neza, ndakwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Iteka kugira bikomeze kubana nawe. Nawe umeze neza, wibuke kwegera inshuti n'abavandimwe, muganire, mufate igihe cyo gusenga kuko Imana irahari. Kuko uyu mubyeyi buryo arimo kutubwira yagiye ikuzimu, akaba yaravuye aka kanya, akaba yarakiriye agakiza. Ni intambara kuri njye, ni intambara itoroshye, intambara itoroshye. Dukeneye komenti zanyu kandi dusenge cyane kuko turi mu bihe bya nyuma. Uramutse wifuza kwamamaza ibikorwa byawe, nyura muri description utwandikire, uduhamagare, hariho nimero tubashe kukwamamariza ibikorwa byawe bigere hirya no hino hatandukanye. Ushobora kwibaza ngo ahangaha turi kuganira n'uyu mubyeyi ni hehe? Ndahantu heza cyane hitaruye, hari ubusitani bwiza. Hano turi ku Kinamba, ufasha agahanda kajya ku Rwibutso muri metero nkeya cyane. Mu kuboko kw'iburyo ni kuri Green Square Garden Park. Bakira amakwe, ibirori byinshi bitandukanye kandi ku giciro cyiza. Uramutse wifuza kubavugisha n'ubundi uranyura kuri ya nimero, nyura muri description twandikire, uduhamagare, tubashe kuguza nabo bikorohere, bityo ibirori byawe bibashe kugenda neza. Nibutse Abanyarwanda muri rusange kwirinda ndetse no kubibutsa icyorezo turimo guhangana nacyo cya COVID-19. Nidufatikanyiriza hamwe tuzabasha kukirwanya kandi birangire. Mwibuke kwambara agapfukamunwa neza, musigamo intera na bagenzi banyu, mukarabe kenshi gashoboka amazi n'isabune. Nyamuneka batarikingiza namwe mwibuke kujya kwikingiza, bityo tubashe kugira ubuzima bwiza. Dufatikanyije hamwe guhashya iki cyorezo, twese tuzagitsinda.